Mwakoze cyane. Abanyabuzare ba Gicumbi muryaho mugumire. Nagasima Munonga kwijaha muri benji mwakora cya Munonga. Mwakora Munonga. Nitwa Mukarwego Alphonsine mfite imyaka 58 ndubatse mfite umugabo n'abana 10 mvuka mu karere ka Gicumbi umurenge wa Kaniga akagari ka Murindi ku Murindi w'Intwari Nyakwa Chaimani FPR Inkotanyi twarabanye mu rugamba rwo kubohera igihugu ku Murindi w'Intwari mwaraturinze muratugaburira mugera naho kuduhungisha urugamba mudutwara Gishambashayo aho mwaraturinze muratugaburira mutatuzi tutabazi nta vangura Nyakwa Chaimani FPR Inkotanyi urukundo ruraturya ku mutima urwo rukundo mwadusigiye ruraturya ku mutima kuko twabasigaye mu umwenda ntago urwo rukundo rwagarukiye ku Murindi w'Intwari mwaduhaye gira inka ubu turakama amata abana bakanywa
bakishima kandi tukabona ifumbire tugafumbira tukeza tugasagurira n'amasoko. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, najyaga ntekereza n'umuryango wanjye icyo nakwitura FPR Inkotanyi ko sinkibone, ariko haje kuza marayika murinzi nge n'umutware wanjye twafashe ya mbere kurerera igihugu. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, nateruye mbabwira ko mfite abana 10. Muri abo bana 10 mfitemo 6 nabyaranye n'umugabo wanjye era nka marayika murinzi. Ikintera ishema Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, muri abo bana nareze ifura yabo ubari mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Ni wewe nka Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ntabwo narekeye aho mu 2020 nakiriye undi mwana wari ubuze ababyeyi afite iminsi 7 avutse. Naramureze arerwa na yanka yagira inka mwampaye, uba afite imyaka 3 n'amezi 6, n'umwana ushimishije. Tubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani Inkotanyi, ikintera ishema kikanira no kubivuga nemye, naje kwicara n'umutware wanjye n'umuryango umwana ufite imyaka 3 tumufunguriza konte muri beka kugira ngo azabone uko aziga kuko twe turi gusaza. Ni wewe nka Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, munyemerere mvuga imyato ya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi kubera imibereho yayo myiza yatuzaniye Green Gicumbi, ni muyimanya abanyabuzare. Green Gicumbi yadufashije gukora amaterasi y'indinganire, ubu turahinga tukeza tukarya tugahaga tugasagurira n'amasoko. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, Green Gicumbi ntabwo ari byo gusa yadukoreye, yadufashije kuvugurura amashyamba, ubu mu mwanya muto tuzaba dukirigita ku ifaranga. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, Green Gicumbi yadufashije gutera icyayi cyo ku musozi. Ngewe mureba aha nari mfite icyayi cyo ku musozi cyo mu gishanga, nari mfite ari 40, umwuzure warajujuje ziruma sigara naho ibiti 12. Ariko Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, kubera imiyoborere yanyu mwiza dushima, FPR Inkotanyi yohereje Green Gicumbi irongera nterera ari 40 ku musozi. Allo! Murakoze cyane. Abanyabuzare ba Gicumbi muryaho mugumire. Nagasima Munonga kwijaha muri benji, mwakora cya Munonga. Mwakora Munonga. Mwebare Munonga. Mwakoze cyane.
aba Gicumbi rero, aba Rulindo, aba Burera n'abandi muri hano, ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi. N'abakore hari inyuma muramyumva, turumvikana? Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure, tubonane, turamukanye, twishime. Nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi. Uko muzatora ndabyizeye. Ndabesiga munonga. Nibyo. Hanyuma rero ayo matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana, kubaka bundi bushya igihugu cyacu, sibyo? Rwose cyane. Kwiyubaka rero bihera ku mutekano. Umutekano, tukirinda, tukarinda ibyo twubaka, tukarinda abacu. Birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere. Amajyambere nayo ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma. Muri politike ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politike dufatanije, ntawe dusiga inyuma, kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere, ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu. Ubukene, ubujiji, indwara, ibyo byajyanye n'abariya bagiye
abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi, abo bajyanye nabyo, twe turi bashya, ndababona benshi hano muri bato. Ibyo dukwiye kwikorera, dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya, kandi n'ibyo navugaga bihera kuri buri wese, bihera ku mutekano, bihera ku miyoborere myiza, bihera kutagira usigara inyuma. Hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi muzi bose bayavanye hehe? Si ukubera ibikorwa byiza bakora kugira ngo muriteguye? Nyabyo 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 koko. Murakoze cyane. Aha rero Gicumbi twarahabaye, nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura, naherukaga hashize iminsi, ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje. Umujyi murawubaka, batubwiye ko mworora, muhinga ndetse bya kijyambere. Ariko reka mbabwire, ibyiza kurusha inshuro nyinshi ibyo tugezeho biri imbere. Niho tugana, niho tujya. Turacyari kumwe rwose, turi kumwe. Amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki. Biturutse mu mikorere, biturutse mu mbaraga, biturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite, cyane cyane nk'abantu batoya. Intare kandi zihora ari intare. Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngo ejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi. Oya, sibyo? Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeraniye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye. Ndetse no kongeraho ibindi byinshi.
Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi, ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho kandi nanjye ndabahobeye cyane, murakoze. ntabwo muzagira icyo mutuburana. mwakoze cyane. nyuma y'iriya tariki y'igipfunsi n'igikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe, ariko nzaza twishime. ndabizeye rwose igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi. maze rero mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. ubwo ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga, dukora akazi keza, akazi kaduteza imbere, bityo ahasigaye twagarukiraho ibintu bigarukira nyine. mwakoze cyane, mwakoze cyane.